ibyiza muri wowe wavuga uti nubwo uyu muntu apfuye ariko byibuza Mana wampaye kubana nawe imyaka iyi niyi, dore namwigiyeho iki, dore namubonyeho iki, dore namwigiyeho iki, dore yamfashije kumera gutya. Ni ukuvuga ngo hari ibyuzi Uwiteka dukorera bikwiye gutuma twumva twuzuye ishimwe muri twe, twuzuye kuyihimbaza, twuzuye kuyiramya. Ibyo bikaba nabyo biza bikadutsindira, bikadutsindishiriza, bikadushoboza muri icyo gihe cyo tuba turimo kibabaye cya gitumye tubabara cyane. Icyo ari cyo cyose cyaba kiguteye kubabara, iyo uzamuye ijwi ryawe ugahimbaza Uwiteka mu ijwi ndetse no mu mutima wawe, ukumva uzamuyemo ishimwe, ukumva uzamuyemo guhimbaza, ni uko ndakubwiza ukuri uratsinda. Rero nje kubwira ngo umutima wawe utoze guhimbaza Uwiteka, uwutoze kumva ugundiriye cyane ibyiza by'Uwiteka yagukoreye, aho kugira ngo ako kanya winjire muri icyo cyureba ako kanya kiguherane, kikugundire, kiguherane, uveho ugira depression, uveho ugira utya nawe uhwere fainting, ugira ute kubera uwawe wapfushije ukubabaje cyane. Ndakwingize mukundwa ngo Uwiteka agushoboze, aguteremo umutima uyiga guhimbaza. Turabashuje mwese bakunzi ba Team TV, Yesu ashimwe, Kristo yazashuzwe. Shimye Imana nanone ko ngiye kumpa akanya ko kuboneka imbere y'amaso yanyu. Ni ukuri maze iminsi ndabizi ko twadukumburanye, ariko nshimye Imana kwishoboje. Dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana, narabibabwiye. Iyo ngeze hano mpumeka umwuka w'abazima, kugira ngera hano ko mpumeka umwuka w'abazima, kugira ngo uzarebe ikiganiro no kumeka umwuka w'abazima, tuba dufite impamvu nyinshi zatuma dushima Imana. Reka tubanze tuyishime mu isengesho. Ushimwe Uwiteka Mwami Imana, uhabwe icyubahiro kubw'ineza yawe n'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose Mana. Ushimirwe ubuzima ukidutije, ushimirwe ibyiza byawe byose Mwami tubona uko bwije uko bukeye. Hari byinshi tubona bitubabaza, hari byinshi tubona, ariko nuko tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndakwinginze rero kugira akanya mara hano, kaba kanya akaguhesha icyubahiro, kaba kanya akavuga ibyiza byawe, kaba kanya kari bugire uwo gasubizamo imbaraga n'ibyiringiro, kaba kanya kari bugire uwo kagirira umumaro. Njya mpora nkwinginga singaragare sinumvikane, ahubwo wowe muri jye uganze, nsingire ijambo ryanjye mvuga ahubwo ayawe gusa ariyo mvuga, kandi untoze unyerekere uburyo nyavuga. Kandi mpora nkwinginga Mwami ngo wa wundi wageneye Mwami mushyireho ikiraro kugira ngo yakire icyo wamugeneye kandi kimugire umumaro. Shyirwa hejuru ko ugiye kubana natwe, dutangira kandi ukabana natwe hagati ndetse no mu gusoza, kandi bikaza bikagira uwo bigira umumaro. Icyo nikuzo bibye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Uyu n'undi munsi rero Imana yaturemeye kugira ngo tuwunezererwemo. Uyu munsi naje kubwira ngo humura naho waba uca mu mahwa yayandi yo bita amafatangwe, cyangwa se amahwa yayandi ahanda birenze igipimo, ariko nje kubwira ngo humura Uwiteka aracyari ku ngoma. Rero urukundo rwa Kristo ntabwo rugaragara kuri twe ngo nuko turi bazima gusa, ntirugaragara kuri twe ngo nuko twariye, ntirugaragara kuri twe ngo nuko twambaye, ntirugaragara kuri twe ngo nuko dusa neza, ahubwo urukundo rwa Kristo rutugaragaraho igihe cyose. Kuba duhumeka umwuka w'abazima egare urukundo rwa Kristo kuri twebwe. Ibyo twageraho byose burya bene data nuko tuba duhumeka umwuka w'abazima, ariko mu by'ukuri iyo wamaze kugera hacicekerwa ntabwo ntacyo ugishoboye kuvuga. Rero ndabasabye kugira ngo ibyo twaba ducamo byose, ariko twumve ko urukundo rwa Kristo ruganje muri twebwe kandi nta gisa narwo. Nongere nsubiremo ngo urukundo rwa Kristo si uko twambaye neza ngo nicyo kirugaragaza, cyangwa dusa neza, cyangwa twariye, cyangwa twanyweye, cyangwa nta wacu wapfuye ngo tubabare, cyangwa ahubwo urukundo rwa Kristo kuri twebwe ni ukuri, ni urw'agahebuzo. Kuva ugihumeka umwuka w'abazima, menya ngo Kristo aracyagukunze, menya ngo Kristo yakwitayeho. Kandi burya rega niyo umuntu yatashye ntabwo ari uko Imana ibimwanze, nta nubwo natwe abe dusigaye ari uko ibitwanze. Oya, tugomba kubabara kubera ko tuvuyemo twamukundaga. Mpera aho ngaho nkanihanganisha abantu bose babuza babo muri iki gihe. Umuryango wabuze uwawe,
wabuze umubyeyi, wabuze inshuti, wabuze umuvandimwe, wabuze umwana, wabuze umugabo, wabuze umugore, uwo ari we wese waba wabuze, ndakwihanganisha cyane, ndagukomeza cyane, ariko nkubwira ngo nubwo bimeze bityo, ariko urukundo rwa Kristo ni ukuri kuri wowe rurahambaye. Uwaba watashye muri abo bose, mwemerere Kristo amucyure, aruhukire mu gituza cya Aburahamu. Ahubwo icyo gisigaye nuko twebwe tugomba kwicara dusenga, tukavuga ngo urwo twamukundaga, Mwami uzadushoboze, tuzashobore kubana nawe mu bwami bwawe, tunezeranwa nk'uko twatubanye kuri isi tunezerewe. Kuri isi turanezeranwa, ariko hari byinshi biduhinyuza, hari ibidukubita, hari imiyaga ibiduhuha, ariko hariya tuzaba tuguwe neza, turamya Imana gusa igitondo, amanywa n'ijoro, nta kindi dukora. Mperaho rero nk'abahumuriza mwese, ushobora kuba mwagize ibibazo, mwapfushije abanyu mwakundaga. Niyo mpamvu buriya Bibiliya nyikunda, iri rich, ifite buri jambo ryose umuntu yatekereza. Bibiliya iratwemerera kuko izi ko kubura abacu bitubabaza. Turire ngo turirire abacu kandi turirane n'abarira, kandi tunezeranwe n'abanezerewe. Uyu munsi rero nje kuguha ijambo ry'ihumure, nkuhumuriza, nkubwira ngo nubwo bimeze bityo, ariko Kristo aracyari ku ngoma. Nubwo bimeze bityo, ariko Kristo aracyagukunda. Nubwo bimeze bityo, ni ukuri Kristo ahari kugira ngo yomore ibyo bikomere byutewe no kubura uwawe wakundaga kandi wabanaga nawe kandi wishimiraga. Muri ubwo buryo rero nje kubwira ngo hari ikintu kijya kinesha igihe nk'iki cyuciye mu makuba, igihe nk'icyo cyuhuye n'ayo mahwa akaguhanda, ugahandwa n'ihwa ryo kubura wakundaga, ugahandwa n'ihwa ryo kubura icyo wakundaga, ugahandwa n'ihwa iryo ari ryo ryose. Ikintu nabonye kijya kirica intege, ntiwumve iryo hwa, nturitega amatwi. Ikintu kijya kidushoboza, ikintu cyo nabonye jewe kinshoboza, shobora kuba ari cyo nkuzaniye. Niba utari ukizi cyangwa nawe wari ukizi, nkongeremo izo mbaraga, nkoteremo izo mbaraga zivuga ngo gikomeze. Niba utari ukizi ukimenye. Nabonye ikintu kidutsindishiriza, ikintu kidukuramo ubwo bumara bw'iryo hwa, ikintu gituma wumva bw'ababare bwose utamenya aho bugiye. Nuko waba uri muri iryo hwa ari guhanda, ukazamura ijwi ryawe, ukaramya Imana cyangwa ukayihimbaza. Ndagusabye ngo igihe icyo ari cyo cyose cyo waba uri mucamo, ugire muri wowe kumva ko wahimbaza Imana ukayirana. Iyo wazamuye ijwi ryawe ukibuka icyo kintu muri wowe, ni ukuri ubutsinzi ubu butahanye. Nta kundi nta kindi burya twarenzaho. Iyo Uwiteka yahisemo ngo umuntu atahe, ntacyo warenzaho. Niba ari mama arataha, niba ari papa arataha, niba ari umwana, niba ari umuvandimwe, niba ari inshuti magara, uwo ari we wese. N'ikindi nacyo ntabwo gupfusha umuntu, yego birababaza cyane, ariko hari n'ibindi. Hari ugupfusha inka, hari ukubura icyo wabonaga ko ari cyo kamara kuri wowe. Muri make amahwa duhanda ni menshi cyane, ariko nje kukubwira ngo ayo mahwa yaduhanda, ariko kugira ngo yatsinde, kugira ngo ushobore kwiyorohereza, umutima wawe uturisha, nta kindi uretse kuzamura ijwi muri wowe ryo kuramya Imana no kuyihimbaza. Nicyo nyakundira buriya Zaburi ndayikunda cyane, aho Zaburi 103 itubwira ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yakugiriye. Ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Haleluya. Wababara wagira ute, ariko byanga bikunda hari ibyiza Uwiteka yakugiriye, hari ibyiza wumva muri we warata, hari ibyiza muri wowe wavuga uti nubwo uyu muntu apfuye, ariko byibuza Mana wampaye kubana nawe imyaka iyi n'iyi, dore namwigiyeho iki, dore namubonyeho iki, dore namwigiyeho iki, dore yamfashije kumera gutya. Ni ukuvuga ngo hari ibyuzi Uwiteka dukorera bikwiye gutuma twumva twuzuye ishimwe muri twe, twuzuye kuyihimbaza, twuzuye kuyiramya. Ibyo bikaba nabyo biza bikadutsindira, bikadutsindishiriza, bikadushoboza muri icyo gihe cyo tuba turimo kibabaye cya gitumye tubabara cyane. Icyo ari cyo cyose cyaba kiguteye kubabara, iyo uzamuye ijwi ryawe ugahimbaza Uwiteka mu ijwi ndetse no mu mutima wawe, ukumva uzamuyemo ishimwe, ukumva uzamuyemo guhimbaza, nuko ndakubwiza ukuri uratsinda. Rero nje kubwira ngo umutima wawe utoze guhimbaza Uwiteka, utoze kumva ugundiriye cyane ibyiza by'Uwiteka yagukoreye, aho kugira ngo ako kanya winjire muri icyo cyureba ako kanya kiguherane, kikugundire, kiguherane, uveho ugira depression, uveho ugira utya nawe uhwere fainting, ugira ute kubera wowe wapfushije ukubabaje cyane. Ndakwingize mukundwa,
ngo Uwiteka agushoboze aguteremo umutima wiga guhimbaza Uwiteka. Mu bibi n'ibyiza umuhimbaza, mu bikomeye mu byoroheje umuhimbaza, mu byo wumvaga nkaho ari ishyano rikuguyeho wumve muri wowe wakiriye kuyihimbaza ndetse no kuyiramya. Ndakubwiza ukuri, niwumva ijwi rikubwira gutyo uzumva muri wowe uruhutse, kubera ko hari cya kigutsikamiye. Satani cyaba dushakaho ni ukutwihebesha, ukicara ukiheba, ukababazwa n'inshuti ikomeye, ukababazwa n'umuvandimwe, ukababazwa ugakandamizwa, ukagira ubwo wumva umutima uremereye. Ariho mujye mubona bamwe nabo bahwera cyangwa bakanakomeza nabo bagatahiraho. Rero ndabasabye ngo dutsindishe urupfu umunezero, dutsindishe urupfu kuririmbira Uwiteka, kumuramya no kumuhimbaza, ntacyo twahinduraho. Ariko kugira ngo two guheranwa n'agahinda, two guheranwa n'urupfu, two guheranwa n'imbaraga zaro, Uwiteka gushoboze mu gihe cyo waba urimo icyo ari cyo cyose, cyakubabazaga icyo ari cyo cyose, Uwiteka gushoboze uzamure indirimbo yo kumuramya cyangwa kumuhimbaza muri wowe. Ndibuka ko mu minsi ishize napfushije inshuti zanjye, ndababara cyane, n'ubu ngubu ndacyabyumva ko ntabwo birandekura. Ariko ikintu kijye kinsindishiriza, iyo ntangiye kumutekereza, nzamura indirimbo yo guhimbaza Uwiteka, nzamura indirimbo yo kuramya Imana, nuko nkumva ndaruhutse. Uyu munsi nicyo nje kwifuriza, ndakwifuriza kugira umutima uhanga amaso ibyiza Uwiteka yagukoreye kurenza uko wahanga amaso ikikubabaje. Mwifurije kugira umutima wuzuye kuramya Imana no kuyihimbaza, uvuga uti wa Mana ibyiza wankoreye ntabwo nshaka kubyibagirwa, nubwo nciye muri uyu mubabaro ariko sinakwibagirwa ineza yawe, nubwo nciye muri ibi bintu bingoye ariko urukundo rwawe kuri jyewe nzi ko ruhambaye. Rero Uwiteka abashoboze, Uwiteka anshoboze, Uwiteka adushoboze kuzura kuramya no guhimbaza muri twebwe, nizo mbaraga zadutsindishiriza icyo ari cyo cyose cyaba kizamuye umutwe kitubabaza. Naje kubahumuriza mbabwira ngo umuti wo kubabara, umuti w'agahinda kenshi, umuti w'ihwa rijomba cyane ribabaza cyane, ni ukuramya Imana no kuyihimbaza. Njyewe nararebye nsanga nta n'ikindi nashobora, nta kindi nabona natura Uwiteka. Ari nayo mpamvu njye nafashe gahunda buri mwaka yego tuba bize, tugira ibintu byinshi bidutwara, ariko navuze ngo buri mwaka mu kwezi kwa 12 nzajya ngira gahunda yo kuramya Imana no kuyihimbaza amasaha 28. Twaba turi babiri, twaba turi famiye yanjye gusa, haba haje abandi bakadufasha, ariko navuze ngo numva kubera urukundo rwa Kristo kuri jyewe n'abanje n'ibyanjye, kubera urwo rukundo rwa Kristo, kubera kugira neza kwe, kubera ineza yangiriye, nta kindi nashobora kwitura Uwiteka uretse kuvuga ngo nzamuye umutima wanjye, ibindimo byose tugahimbaza Uwiteka, ndetse jye n'umuryango wanjye wabishobora akadufasha, nabwo Imana yamuha umugisha. Buri mwaka navuze ngo amasaha 28 nzajya niyegereza buri kintu cyose cyo nkeneye, nshyire ku murongo n'ibindi byose, ariko 28 nyafatemo imbere y'Uwiteka mubwire ngo warakoze. Umwaka urangiye amahoro Mana warakoze, umwaka urarangiye ibyambabaje byarambabaje ariko warakoze, ibyankubise byaranjunguje ariko warakoze. Icyampa buri muntu wese akagira icyo kintu muri we kimwibutsa ngo ibyo waba waraciyemo uwo mwaka wose, ibyo waba waciyemo umunsi wose, ibyo waba waciyemo isaha yose itambutse, ariko urukundo rw'Imana kuri wowe ruraganje, ariko ineza y'Imana kuri wowe iraganje. Naje kubahumuriza mbabwira ngo Uwiteka abarememo imbaraga zo kumenya kumuhimbaza no kumuramya, niyo sosi cyangwa se niyo nzira yonyine twabona yadutsindishiriza ibyo ducamo ko ni byinshi cyane bitubabaza. Imana ibaha umugisha, kandi iri jambo rigira icyo rigufasha, we waryakiriye ari iryawe. Imana ibaha umugisha. Turagushimye Iteka Mwami Imana, tuguhaye icyubahiro kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe. Mana nzahangaha nagusabye kugira ngo ubane nanjye, nkoreshe ntaba ari jye ahubwo we muri jye uganze. Mwami ndasabira imitima yo wagambiriye ko iri bwakire iri jambo kugira ngo iryakire kandi rigirire umumaro. Hari umutima w'umwana ubabaye wapfushije umubyeyi we, yaba ari se cyangwa ari nyina. Hari umubyeyi ubabaye wapfushije umwana.
hari umukobwa ubabajwe n'inshuti yapfushije, hari umuhungu ubabajwe n'inshuti yapfushije, hari abavandimwe babajwe n'umuvandimwe wabo yapfushije. Mwami, iyi mitima ndakwingize kugira ngo yose uyihumurize. Humuriza buri mutima wose Mwami ushobora kuba utentebutse kandi ubabajwe n'umukunzi n'inshuti n'umuvandimwe n'umubyeyi n'umwana uwo ari we wese ushobora kuba yababaje umutima w'uyu muntu. Ndakwingize kugira ngo Mwami ugendere buri mutima uhumurize mu buryo bwa nk'Imana. Nurangiza Mwami ushoboze muri ako gahinda gakomeye cyane, Mwami muri ako gahinda gakomeye cyane k'umwana ushobora kubabuza umubyeyi we, kandi ndetse Mwami nyir'icyubahiro ari we yabonaga ko ari we byose. Mwami ndakwingize kugira ngo uramire uwo mutima, uramire Mwami Imana. Ndakwingize kugira ngo umwuka w'urupfu uwukure mu mutima w'uwo muntu ubabaye mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo indirimbo yawe, indirimbo yo kunesha, indirimbo yo gutsinda y'ubutsinzi aba ari izamuka muri we, ari umutima we, ari ibitekerezo bye, ari ibimurimo byose bihimbaza izina ryawe, biramye izina ryawe. Nibwo butsinzi bwonyine bwo kugira ngo ashobore gutsinda umwuka w'urupfu n'imbaraga z'urupfu zaba zimutsikamiye muri aya masaha. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwingize ngo buri wese ushobora kuba yaraguwe nabi, buri wese ushobora kuba yaratsikamiwe n'uwo mwuka w'agahinda, mu izina rya Yesu Kristo umusange, umuhe imbaraga zizamura muri we, umuha abamukikije, abamuzengurutse bahimbaza, baramya, kugira ngo umutima we wike, umutima we utuze, umutima we ntuhangayikishwe n'ako gahinda cyangwa utsikamirwe, ahubwo wowe uvurishe indirimbo yo kuramya no guhimbaza. Mana ushobora byose, nzi neza kubikoze kandi ushyirwe hejuru kuko zibirenze ibyo natuye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Akoze nawe.